benshi ubu bari mu bitaro babafasha guhumeka, abandi bararya ariko imyanda gusohoka bigasaba abaganga. Ibyo byose ni ku kiguzi twe wabiduhereye ubuntu, atari uko dukiranuka. Warakoze wowe nturashya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima kuko uranzi. Nubwo ntafite ibyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe, ijambo rimwe gusa mfite, warakoze. Ndumva ndi muri mode yo guhimba. Mode yo guhimba? Yo guhimba indirimbo. Duhimba indirimbo. Umwuka wera aramanuka atangira kuririmba. Twagiye? Hagira inkuru? Ndumva ndi muri mode yo guhimba. Mode yo guhimba? Yo guhimba indirimbo. Duhimba indirimbo. Umwuka wera aramanuka atangira kuririmba. Twagiye? Hagira inkuru? Halo bakunzi ba Healthy Soul and Body, umwaka wundi wageze, abenshi bajya bavuga ngo umwaka mushya mwiza. Nibyo nta wanga ibyiza ahubwo arabibura, ababikwiriye Imana izabibahe, ababibona bakwiriye ibigeragezo nabo muzashikame, ikigeragezo cyose iba yagipimye. Humura ntago itanura niri gushyiramo uzashya, izaba yapimye ubushyuhe ko uba ushoboye. Undi mwaka rero nandi mahirwe umuntu aba abonye yo kugerageza, yo kongera kurwana muri iyi ntambara y'ubuzima. Natwe twaje muri uyu mwaka mushyashya. Rero uyu muvandimwe wanjye Hirwa yaransuye, dufite gahunda yo gukora ibiganiro, asanga mfite gahunda nyinshi zifunguye, bisaba yuko duhita dutondora amashaza. Bisaba ko dutondora amashaza tugatekera abashyitsi bari bantunguye, ndetse nyuma yaho twaje no gukora salade, twaje gutunganya imboga. Ariko igihe twari turimo turabikora twanze gupfusha umwanya ubusa, ahubwo tuganiriramo. Ngira ngo hari na video mwabonye twakoze yo gushima Imana turi gutondora amashaza, nibyo byari byabaye. Hanyuma rero byageze hagati umwuka wera aramanuka dutangira kuririmba. Abantu bahimba indirimbo bafite impano Imana yabihereye ku buntu yo guhimba indirimbo. Hari igihe uba wicaye ukumva akaririmbo karaje, nuko byagenze. Hirwa akaririmbo karaza dutangira kuririmbana, ariko twarayize, yari indirimbo nshyashya nawe iri kuza mu mutwe ako kanya, dufatanya kuyinoza. Iki kiganiro twakise imvune z'abahanzi. Mu by'ukuri hari igihe indirimbo iza ako kanya fluently igahita irangira, ariko hari n'igihe bisaba kwicara umwanya, bisaba gukorana n'abandi bakagufasha kwinononsora. Ibyo nibyo byatubayeho. Iki kiganiro kirakwereka uburyo indirimbo yatangiye n'uburyo yarangiye. Imana niduha ubushobozi tuzayikora muri studio muyibone, dore ko ubushobozi butabonwa na bose. Ngaho enjoy. Akarimbo kanje mushaka ko dufatanya twiga. Okay, twagiye. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga. Ibyiza ukora umwami, ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga, ibiri mu mutima wanjye. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga, ibiri mu mutima wanjye, ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Turasubiremo tukakwibagirwa. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga, ibiri mu mutima wanjye. Cyangwa ni byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye.
mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wawe. Yego. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko sifite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Komeza. Wameze? Ntabwo yuko ukuntu twarindiye indi. Okay. Tubitangire noneho ndahita mbona ikintu nkomerezaho. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko sifite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Icyo nzi gusa ni kimwe mwami, ni ukureba mu mutima, uzi ubunini bw'ishimwe ryanjye gahori. Komeza. Ariko icyo nzi ni kimwe, ni ukureba mu mutima mwami, ni ukureba mu mutima wanjye, ibyo ntari nashyira hanze uba wabimenye. Ariko icyo nzi ni kimwe, ni ukureba mu mutima wanjye, ibyo ntari nashyira hanze uba wabimenye. Ibyo ntari nashyira hanze uba wabimenye. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko sifite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, ni ukureba mu mutima wanjye, ibyo ntari nashyira hanze ubu urabimenya. Twatangiye kandi umwe ashyiremo turi kodingi tutaza kubyibagirwa, turi kujya duhindura buri kanya. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko sifite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, ni ukureba mu mutima wanjye, ibyo ntari nashyira hanze wowe urabimenya. Icyambere ubwo turakirangije. Kiraho icyambere, hasigaye tubanze refure cyangwa dushaka ibindi bitero kuko bigenda gutya. Nta kibazo, dushaka ibindi bitero nta kibazo, ariko refure yo ndikumva iri hafi cyane. Niba iri hafi iririmbe. Turagenda ariko tuyigorora, ariko ndikumva utugambo ntacyo turayigorora. wowe nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira, kuko ntaravuga ubuzi ibindi mu mutima. Wowe nturushya nk'abantu ngo menye uko ngo nshake cyangwa ngo bingore, wigeze kuvugamo akantu bingore. wowe nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira. Wowe nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira. nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira. Wowe nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira. Igo? Okay. Kandi nayo ikijabye naka. Ntabwo nkibuka. Kari karyoshye. Nahise ngenda. Wowe nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira, uko niyumva mu mutima kuko uranzi. Wowe nturushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira, uko niyumva mu mutima kuko uranzi. uko niyumva mu mutima
jambo na rimwe nabona warakoze mwami akira ishimwe ku mutima narindi njye kuko njye narindi jambo mfite uretse warakoze keretse warakoze zana telefone ikukaduga wowe n'urushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima kuko uranzi wowe n'urushya nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima kuko uranzi cyangwa tuvuge ibyo wakoze nibyo uzakora cyangwa tuvuge nubwo nagiye icyo nakora ngo nkwereke yuko ngo nkwereke yuko nanyuzwe nubwo nagira icyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe ijambo rimwe mfite warakoze nubwo nafite icyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe ngo nkwereke yuko nanyuzwe ijambo rimwe gusa mfite warakoze nubwo nafite icyo nakora nubwo nafite icyo nakora karirimbe nkumve bijyana ni kuko nubwo nafite icyo nakora nubwo nafite icyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe ijambo rimwe gusa mfite warakoze nubwo nafite icyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe ijambo rimwe gusa mfite warakoze iyo sirofesi ishoje cya kabiri kubwire ikintu ntabwo nibuka igitero ntacyo twari twagize inama ntabwo nibuka n'abantu igitero kuyimba biragora ni impano y'Imana noneho reka nkubwire ikintu gisekeje guhimba wabipanze nyine guhimba ubundi busanzwe ntibigora kuko birizana indirimbo igahitiza pe ukarwana no kugira ngo wenda uyikorere ubugororangingo ariko ubundi iyo uvuga ati ngiye guhimba urabyukana cyagiye duhimbanya indirimbo byaratugoye umwe yagiye mu cyumba undi akaba none ubu ngubu umwe aragera ahantu agashyiraho do undi akavuga ngo agashyire mi cyangwa si nubwo nafite icyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe ijambo rimwe gusa mfite warakoze ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri ariko icyo ni kimwe ni ukureba mu mutima wanjye ibyo ntari nashyira hanze wowe urabimenya wowe ntumeze nk'abantu ngo bingore kugusobanurira ndumva mfite byinshi benshi ubu bari mu bitaro guhumeka barabafasha abandi bararya ariko gusohora imyanda bigasaba ubufasha benshi ubu bari mu bitaro babafasha icya kabiri
harya icya mbere cyavugaga ngo tumva mfite byinshi byo kuvuga. Aha, na kabiri rero. Benshi ubu bari mu bitaro babafasha guhumeka, abandi bararya ariko imyanda bigasaba gusohoka bigasaba abaganga. Benshi ubu bari mu bitaro babafasha guhumeka, abandi bararya ariko imyanda bigasaba abandi bararya ariko imyanda gusohoka bigasaba abaganga. Tugasubiremo. Benshi ubu bari mu bitaro babafasha guhumeka, abandi bararya ariko imyanda gusohoka bigasaba abaganga. Ibyo byose ni ku kiguzi, ariko twe wabiduhereye ubuntu. Ibyo byose ni ku kiguzi, ariko twe wabiduhereye ubuntu. Mwami ntacyo twabona tukwitura keretse kukwiyegurira. Twasoje icya mbere gute? Henshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, nukureba mu mutima wanjye ibyo nari ndashyira hanze, wowe urabimenya. Ibyo byose ni ku kiguzi, kuri twe mwami n'ubuntu. Oya abandi yego. Ibyo byose ni ku kiguzi, twe wabiduhereye ubuntu. Ibyo byose ni ku kiguzi, twe wabiduhereye ubuntu. Mwami ntacyo nakwitura rwose, gusa warakoze. Warakoze Steve. Ibyo byose ni ku kiguzi, twe wabiduhereye ubuntu. Atari uko dukiranuka, warakoze. Atari uko dukiranuka, warakoze. Nta kibazo. Ibyo byose ni ku kiguzi, twe wabiduhereye ubuntu. Atari uko dukiranuka, warakoze. Turagitangiye. Ibikodi iriho cya kabiri noneho final copy. Benshi ubu bari mu bitaro babafasha guhumeka, abandi bararya ariko imyanda gusohoka bigasaba abaganga. Ibyo byose ni ku kiguzi, twe wabiduhereye ubuntu. Atari uko dukiranuka, warakoze. Okay. Arya refre. Tugerageza tuyibuke twumva iyo banze recording. Ibi nabi recordings. Karame. Wowe ntumeze nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima kuko uranzi. Kirakarame bagiye icyanyuma. Tuvugana n'ibintu by'agakiza. Nanjye nari ngiye gutekereza ngo donc tuzabona hari ibintu byinshi tuzabona, tukareba uburinzi bw'Imana uburyo yagiye turinda mu buryo tuzi n'ubwo tutazi. Donc amashimwe azahora no mu ijuru, tuzahora dushima Imana y'ibyo yadukoreye. What do you think dushatse iyindi melody cyanyuma? Byabire dushaka indi melody cyane. Igihe melody imwe turayikoresha, amagambo y'uwundi tukayashyira muri iyo melody.
byose mu isi harimo nta kuntu twagiha melody itandukanye n'ibindi. twagifashe Let us try. Let us try. cya gatatu erega sigitangaza kuwungurira byose kumpa Yesu akampfira byo birabiruta nitugera no mu ijuru amashimwe ntazakama kuko nibyo turakaje tuzavuga tuti warakoze. Tukiririmbe neza. dutangire none. Dutangire hano turebemo. Turaza kurebamo nyuma. Ese buriya cya gatatu nta kuntu twagiha melody itandukanye n'ibindi? byaba ari byiza kurushaho. Kari hejuru ukuntu. Katugerageze. erega sigitangaza kubunkorera ibi byose kumpa Yesu akampfira byo birabiruta. Byo birabiruta. Karyoshye cyane. Byo birabiruta. Nitugera no mu ijuru amashimwe ntazakama. Kubera atazakama amashimwe ese azakama tuzahora tureba uburinzi bw'Imana kubera ko na bya bindi byatubabaje byaturaje tukivumbura umva tuzamenya nitugera no mu ijuru amashimwe ntazakama kuko nibyo turakaje tuzavuga tuti warakoze. amen rwose pe. twagiye urabyibuka subu? Ndabyibuka. Ibyo twatangiye. Okay, reka twiyibutse. Reba hamwe twabyanditse. None ndakugenderaho. Wowe uririmba usoma genda kugenderaho. Tugerageze tuyiririmbe nyine irangire. Tumere nk'abo twayifashe nubwo tutari twayifashe. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. nyamara icyo nzi cyo ni kimwe nukureba mu mutima wanjye nibyo ntari nashyira hanze wowe urabimenya. Tugiye kuririmba irangire nyine. wowe numeze nk'abantu. Tuyitangire. ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. nyamara icyo nzi cyo ni kimwe nukureba mu mutima wanjye ibyo ntari nashyira hanze wowe urabimenya. wowe numeze nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko ni wowe numeze nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima kuko uranzi. ubwo ndafite bwira amagambo kuko nubwo nafite ibyo nakora ngo nkwereke yuko nubwo nafite icyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe ijambo rimwe gusa mfite warakoze. wowe numeze nk'abantu ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima kuko urazi. nubwo ndafite icyo nakora
ijambo rimwe gusa mfite warakoze. Wowe ntumeze nk'abantu ngo bingore kugusobanurira. karirimbe neza. Wowe ntumeze nk'abantu, wowe nturushya nk'abantu, ngo bingore kugusobanurira, ngo bingore kugusobanurira. Wowe nturushya nk'abantu, ngo bingore kugusobanurira. Dutangire. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko simfite amagambo. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga biri mu mutima wanjye, ariko simfite amagambo yabisobanura nk'uko biri. Nyamara icyo nzi cyo ni kimwe, ni ukureba mu mutima wanjye n'ibyo ntari nashyira hanze, wowe urabimenya. Wowe ntumeze nk'abantu, wowe nturushya nk'abantu, ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima, kuko uranzi. Nubwo ndafite ibyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe, ijambo rimwe gusa mfite warakoze. Benshi ubu bari mu bitaro babafasha guhumeka, abandi bararya ariko imyanda gusohoka bigasaba abaganga. Ibyo byose ni ku kiguzi twe wabiduhereye ubuntu, atari uko dukiranuka. Warakoze. Wowe nturushya nk'abantu, ngo bingore kugusobanurira uko niyumva mu mutima, kuko uranzi. Nubwo ndafite ibyo nakora ngo nkwereke yuko nanyuzwe, ijambo rimwe gusa mfite warakoze. Erega si igitangaza, erega si igitangaza kuba unkorera ibi byose, kuma Yesu akampfira byo birabiruta. Nitugera no mu ijuru amashimwe ntazakama, kuko nibyo twurakaje tuzavuga tuti warakoze. Erega 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 si igitangaza kuba unkorera ibi byose, kuma Yesu akampfira byo birabiruta. Nitugera no mu ijuru amashimwe ntazakama, kuko nibyo twarakariye tuzavuga tuti warakoze. Warakoze, warakoze, wakoze ibikomeye. Warakoze, ukuri warakoze. Warakoze, warakoze. Amen. Warakoze mana, nibyo twarakariye. Nibyo twarakariye. There's no peace for the wicked. Jesus Christ alone can give you peace. There's no joy
from Jesus Christ. Jesus alone can give you true joy.